yes nundi munsi nandi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima kiro gishimishe no kuba byutse bigakunda nanjye nkabyuka bigakunda no gushimira Uwiteka Imana rurema nawe rufite ibibazo bitandukanye kamubwire ngo ntiwihebe kugera kure siko gupfa twagarutse nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nimburi mushya hano nagushikaza kubanza gukora subscribe kugira ngo ujye banatwe muri gahunda y'amakuru yacu ya buri munsi nimbakuze kandi ibiganiro byacu ndagusaba ngo ubisharinge cyangwa se bisakaze bigere kure hashoboka ukande like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda yacu y'amakuru nyemerera dufatane ikiganza ku kindi twerekeze amakuru yacu mu burasirazuba bwa Kongo ndakujyana muri Kivu y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo witwa Busu Bwangwi Shombo Patrick uyu nguyu ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe M23 riheruka guha inshingano zo kuba guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo yarahiriye ku mugaragaro izi nshingano nshya yahawe. Iyi ni nkuru tugiye kuyibandaho muri gahunda yacu y'amakuru turebera hamwe imbwirwaruhame yagejeje kubitabiriye umuhango wo kurahira ndetse tunamenye ese mu byukuri niki ashyize imbere mu miyoborere ye kuri izi nshingano yahawe n'ihuriro AFC M23. Ngiye mu byukuri muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa abana natwe gura kuri munota kugera ku munota wa nyuma inkuru irangiye. Guhaye ikaze katwerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Busu Bwangwi Shombo Patrick yarahiriye kuyobora Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugabo witwa Busu Bwangwi Shombo Patrick ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 riheruka kumuha inshingano zo kuba guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo kuri wa mbere akaba yatangiye imirimo. Busu Bwangwi yarahiriye inshingano zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'Intara ushinzwe ubukungu imari ndetse n'iterambere mu kizanza binesha Gadi. Bombi barahiriye imbere y'abayobozi ba AFC barimo umuhuza bikorwa wayo Corneille Nanga ndetse n'umwungiriza we akanaba president wa M23 Bertrand Bisimwa. Hari kandi guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Guverineri Busu Bwangwi Shombo Patrick nyuma yo kurahira yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye mu gihugu Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Mu ijambo ryagize ati uyu munsi ni icyubahiro kubera ko ihuriro ryampaye aya mahirwe yo gukorera abaturage. Uyu munsi sindi buvuge byinshi, ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzabashe kugera ku ntego za AFC M23. Yashimye kandi ubuyobozi bwa AFC M23 kubwo kumugirira icyizere bukaba bwaramuhaye ziriya nshingano. Ku wa gatatu tariki ya 11 Kamena nibwo Busu Bwangwi Shombo Patrick yagizwe guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo asimbuye Birato Rwihimba Emmanuel uheruka kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Busu Bwangwi Shombo Patrick asanzwe azwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu mwaka wa 2024 arimo ari bahataniye gusimbura witwa Tewongo Abije wabuze ari guverineri w'iyi ntara. Icyo gihe yabaye uwa gatanu ni mu matora yasize witwa Jean-Jacques Purusu. Uyu nguyu akaba yarahunze i Bukavu ubwo M23 kimara gufata uyu mujyi. Uyu rero wari watorewe kuyobora iyi ntara Kivu y'Amajyepfo. Kangushimire cyane uyu ni umusozi wacu w'inkuru amakuru nkana kagarukano kuri MTV Show Gasabo News 24. Shalom.